ibihe byiza mwese muneza gute mukurikira TV1 ikaza mu mwanya tubagezaho amakuru ku buryo burambuye n'amakuru yibanda kuri ingingo z'ingenzi zikurikira. Hari abaturage bo mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze bashinja abitwa abakomisiyoneri b'amatungo kubiba bafatanije n'abajura, bikaba bikomeje gutuma hari abahitamo kurarana n'amatungo bikabateza umwanda. Hari kandi ababyeyi barerera mu kigo cy'ishuri ribanza rya Rwamashyongoshyo riherereye mu murenge wa Gahengeri ho mu karere ka Rwamagana, bavuga ko ngo babangamiwe n'amafaranga adasobanutse bacibwa n'ikigo anyuranye n'ayashyizweho na leta. Naho kandi abahinga umuceri mu gishanga cya Rugiramigozi mu karere ka Ruhango barinubira uruganda rwa Gafunzo bahaye toni 117 z'umuceri rukananirwa kubishyura. Hanze y'u Rwanda ho Minisitiri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin yatangaje ko hari ibimenyetso byerekana ko kuwa mbere Korea ya Ruguru yohereje ingabo mu Burusiya ngo zijye kubufasha mu ntambara buhanganyemo na Ukraine. Demo bando za internet uryoherwe n'umuvuduko wa 4G. Nongeye kuba ikaze mu mwanya tubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Ngiye tugiye kubana Ndipisa Gahozo. Tuhereye kuri ivuka ko hari abaturage bo mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru bashinja bitwa abakomisiyoneri b'amatungo kubiba bafatanije n'abajura, bikaba bikomeje gutuma hari abahitamo kurarana n'amatungo bikabateza umwanda. Peter Crevanizeyimana arabidufitiye ku buryo burambuye. Ariko kurana n'amatungo ntago ari uko babifuza umwanda iwabo. Abatuye mu kagari ka Migeshi mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze, kimwe mu bibazo bibugarije n'ubujura bw'amatungo n'ibihingwa mu mirima. Ituma rero abasamba batwiba bamwe barabafata babajana n'ubuyobozi ejo ukabona araje bakahita babareka. Uragenda ugafata umuntu, wafata umuntu yifitiye itungo rye naho ari kuriragira ibisambo bimureba, yaryamara kugimbukaho gakeya bagahita baryiba. Ibi bituma abaturage bo muri aka kagari ka Migeshi mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze barafashe icyemezo cyo kujya bararana n'amatungo mu nzimwe birinda ko abajura bayiba. Abavuganye na TV na Radio 1 bavuganye n'ibi bitangazamakuru umugoroba ukubye, bamwe bari gucyura amatungo bayerekeza mu nzu bararamo. Nyine mwadukorera ubuvugizi abajura mu kabaca bagacika. None se hari abantu bakirana n'amatungo koko? Barahari bararanaga n'amatungo kubera ubujura. Ino abantu bararana n'amatungo mu nzu. Ikibazo ni iki? Kubera abasambo. Abasambo amatungo niba bashize nkara bakashira mu nzu yago, ubwo basanga mu gitondo ntagarimo. Kimwe n'inka nk'umuntu woroye inka ubwo bataraye hanze inka ntiyayibona. Araryama waje hanze nk'incuro ebyiri waje kudira gusubira hanze kwa gatatu ugasanga inka bayijanye. Ikibazo nico kurana n'amatungo mu nzu, ubwo abasambo baramutse batari kuzeba bakavaho iyo matungo bashira. Aba baturage bashinja abitwa abakomisiyoneri b'amatungo badutse mu bice batuyemo bagenda bazinguruka mu baturage bashaka amatungo agurwa, aho kugira ngo bayagure ahubwo bikarangira bifatanyije n'abajura bakaza kubiba. Ubundi ubujura bw'inka bukorwa n'amabandi asanzwe, ariko cyane abantu b'abasherisheri. Hari abasherisheri inahangaha dufite bavuga ngo bari kuranga ng'inka niki, none waje kwibona hari umuntu yibye inka bari kumwe bakayizirika niwabo, wa musherisheri akayikurangira bikarangira uguze inka y'inyibano waho utazi ngo ni inyibano. Uku kurarana n'amatungo abaturage bikanga abajura bavuga ko bibakururira umwanda, ku buryo hari ababwiye TV na Radio 1 ko bamwe byabakururiye kurwara amavunja. Bakifuza ko ubujura bukorwa aha mu kagari ka Migeshi mu murenge wa Cyuve bwahashywa bikomeye. Ubuyobozi ico bwadufasha, niba umuntu yibwe ikintu akajyanisha bagafata abamwibye bifunga gusa ubwo nibamwishurize indishize. Ubuyobozi bwadufasha ku bantu bafashwe, nibura niba afatanwe nk'iyo ntama bakayigena agaciro akayisubiza. Meya Claudien Nsengimana uyobora akarere ka Musanze yijeje aba baturage guhashya ubwo bujura buvugwa mu kagari ka Migeshi hakorwa urutonde rw'abakekaho ubwo bujura. Akavuga ko bagiye guhagurukira ikibazo cy'abakirana n'amatungo kubera kwikanga abajura.
aha yari imbere y'abaturage muri aka kagari ka Migeshi ubwo habaga inteko z'abaturage kuri wa kabiri w'iki cyumweru. Ariko umuntu akora n'urutonde rw'ibisambo. Ni umuhigo dufite nk'akarere ko nta muturage ugomba kurangana n'iki n'amatungo, ibihene, ibinkoko, urukwavu. Aba baturage bifuza ko umujura wajya ufatwa yajya ahanwa ariko akanariha ibyo yibye byose kugira ngo bibere isomo n'abandi bagifite igitekerezo cyo kwiba. Peter Clever Nizeyimana, TV1 mu karere ka Musanze. Arakoze cyane mugenzi wacu Peter Clever Nizeyimana. Twerekeje amakuru yacu mu ntara y'Uburasirazuba. Hari ababyeyi barera mu kigo cy'ishuri banza rya Rwamashyongoshyo riherereye mu murenge wa Gahengeri ho mu karere ka Rwamagana, bavuga ko babangamiwe n'amafaranga adasobanutse bacibwa n'ikigo anyuranye n'ayashyizweho na leta. Kamire Ndikumana adufitiye inkuru ku buryo burambuye. Ni abaturage b'akagari ka Bugombo umurenge wa Kaniga mu karere ka Gicumbi biganjemo abatamenyereye gukoresha ikoranabuhanga, bavuga ko bafashe amafaranga y'ubwisungane ubwo hashyirwagaho gahunda ya minerivare. Zimwe mu bigo by'amashuri, amashuri ya leta yashyizwe ku mafaranga amwe, nkaho mu mashuri abanza usibye amafaranga 900 y'ifunguro, andi mafaranga akenewe ikigo cyaka cyabikora ku bwumvikane n'ababyeyi. Gusa iri shuri ribanza rya Mashyongoshyo ho ngo siko bimeze, kubera ko ubuyobozi bw'ikigo ngo butuma abana amafaranga ababyeyi bita kadasobanutse abarirwa hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 15 ngo bitewe n'uko umubyeyi w'umwana ahagaze, ngo aya mafaranga ataboneka umubyeyi we agategekwa kujyana umwana ahandi. Ikibazo nuko amafaranga yakura mubyeyi twebwe tutayaza, niba ari prive niba atari prive byaratuyobeye kandi nta bushobozi. N'abana benshi bamwe bavuye mu mashuri kubera ikira kibazo cyari amafaranga yahari. Igihembwe se nyango natanze 600 ngahe ku gihembwe ku mwaka, ntago tuzi niba ari ikigo cya leta cyangwa ari prive. None se ko leta itanga 970 ngahe nta bindi basaba nk'uko leta yabivuze, ayandi ayo ngayo kuko mwatubariza mwebwe mwe mukabaza ayo mafaranga. Nta kintu ajya tubwira nyine asumbanya nk'uko kose akavuga ngo umuntu atanga 500, 5, 6, 10 bikayorwa amafaranga ukuntu, kandi tuba turi n'abakene twebwe, hari nk'ubu utishoboye. Ni amafaranga ngo atangwa atagira inyemezabwishyu, ahubwo umubyeyi yishyuye agatahana agapapuro twabonye kaba gateyeho kashe. Ibi ngo byatumye ababyeyi batishoboye baharereraga bajyana abana babo ku bindi bigo bya kure byishyura amafaranga leta yashyizeho, ariko mu buryo bagoye ngo kuko iki kigo nacyo bazi ko ari icya leta. Ayo mafaranga kutubwira umwana ngo ajya kwiga Bisenga muri Gasabo cyangwa ajya Nyamugari, ngo hano ngo ntago ngo sinayemera ngo mugende, abana akava mu mudugudu bakajya kwiga mu wundi mudugudu cyangwa bakamuka kaburimbo. Biterwa n'iki? Abambuka hari muri kaburimbo ugiye ugagarukana ukanya arabise ucyaga kwerera ukarabana bava hakurya kubera ko bishyura 1000, wabona ari benshi. Ugiye Nyamugari hari ukarabana bava hanga biga Nyamugari, ugagarara ukareba abana batahi n'abavuye hano, nawe wahita ubibona. Twebwe twumva yuko nimba ikigo ari leta n'ubundi bashyiraho ari amafaranga n'ubundi leta yatugeneye kugira ngo abana bacu bige. Abayobozi b'umudugudu barabizi, akagari, umurenge, rwose ntihagira ukubwira ko icyo kibazo atakizi, ntabwo cy'amafaranga menshi. Gusa umuyobozi w'iki kigo Kayitesi Zaina ahakana ibivugwa n'aba babyeyi ko amafaranga yandi batuma abana arenza ya leta arayibikoresha umwana akenera ku ishuri, kandi ngo nubyizanira nta kibazo. Oya, ntabwo icyo kintu ariko kimeze, ntabwo ariko kimeze rwose, ndagihakana. Mu gihe bemeza ko iki kibazo ngo bakigeje mu buyobozi bw'inzego z'ibanze, umuyobozi w'umurenge wa Gahengeri bya Ruhanga John Bosco avuga ko iki kibazo atarakizi, ariko agiye kubikurikirana ngo kuko kiriya kigo ari icya leta, bibaye ari byo ngo byaba ari amakosa kuko ababyeyi badakwiye gucibwa amafaranga arenza yagenwe. Ntabwo ndakimenya, ariko ndagikurikirana rwose, ndagikurikirana kabisa menye ko kimeze. Nta n'indi nama twabagira, twasaba ubuyobozi kureka guca abantu amafaranga menshi kuko kiriya ni ikigo cya leta, leta igitera inkunga, kiriya kigo ni ikigo cya leta, nakurikiza ibiciro by'abandi ibyo leta yashyizeho, nta n'ikindi. Uyu muyobozi w'umurenge asobanura ko amafaranga yakwa mu mashuri abanza, amashuri ya leta ngo ari amafaranga 900, bityo ngo abana batagakwiye kubangamirwa no kwakwa yarenze kandi yarashyizweho na leta.
Twerekeje amakuru yacu mu ntara y'Amajyaruguru hari abaturage b'akagari ka Bugomba mu murenge wa Kaniga ho mu karere ka Gicumbi bavuga ko ngo bari kubura uko bivuza nyuma y'uko amafaranga ya Mutuelle de Santé bayahaye sedo wabo ntayabatangire. Jean Baptiste Nkurunziza arabidufitiye. Ni abaturage b'akagari ka Bugomba umurenge wa Kaniga mu karere ka Gicumbi biganjemo abatamenyereye gukoresha ikoranabuhanga bavuga ko bafashe amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza bwa Mutuelle bakayaha umukozi ushinzwe iterambere n'ubukungu muri aka kagari cyangwa se sedo witwa Bene Gusenga Gilbert Patience, ariko bakaza gutungurwa no kujya kwivuza bagasanga amafaranga atarayabatangiye ku irembo nk'uko yabibasezeranyaga. Mbese baratubwira ati nutanga amafaranga ya Mutuelle utanga numero z'irangamuntu, noneho uje ku irembo bagende barebe, kuko hari nk'abantu batabizi babajyana kwa gitifu kugira ngo ajye kuyohereza akaye nk'ejo akajya kwivuza, yajya kwivuza agasanga amafaranga bwo atarahagera. Ni abaturage baba batazi gusoma no kwandika cyangwa batazi serivisi z'ikoranabuhanga, hanyuma rero bakumva nyine bari gushaka Mutuelle bakagenda bakamubwira bati yadutangira bakayabaha, hanyuma rero bajya kwivuza bagasanga n'ubundi ataragera mpuza muri system. Tujyayo kumubaza akajya tubwira ngo nimutahe ngo ndaboreza message, ukajya kwa muganga kwivuza kandi narayamuhaye ati ubugwa uyu muntu umwe giye kwivuza amenyo nta kintu bamariye mu yandi yongiyo kwikuzirinyo. Kuri ubu bamwe mu baturage babura uko bivuza ndetse bari mu gihirahiro cy'uburyo bazabona Mutuelle cyane ko benshi batishoboye. Mu telefona hehe kuri telefone y'abandi kuki Mutuelle utaranyishura kugira ngo mare ndindi fe arenga nkanje ntabwo nzi gusoma. Iyo nkuhaye amafaranga uri umuyobozi ati kuri telefone nyashize ugakanda guca ndigendera, hanyuma twayaha sedo w'akagari ntayatange, wajya kwivuza bakakubwira ngo ntarahagera, wamuhamagara akajya gukubita za message z'ibiwani. Igiteye impungenge aba baturage nuko ubuyobozi bw'akagari kabo ka Bugomba bubagenda iyo bagaragaje ibibazo byabo igituma bakomeza kuharenganira. Akenshi abaturage batinya kuvuga kubera ko baba bazi ko nibavuga n'ubundi bari bubagendeho. Fana zagiye atari n'umukecuru atari gutanga amakuru kandi nacu mwambajije pe uze guca na service umuyobozi yago ndetse sibiri bunkoreho ubundi ubu waje kubona ukabona ngo baramfunze no mukanya. Icyifuzo cyabo nuko uyu muyobozi yakurikiranwa ubwisungane mu kwivuza bwabo bugatangwa bakabona uko bivuza. Umwana yarwara bajya kwa muganga bikabagora, twifuza ko nyine bada service zikwiye. Ahabwe mu tuvuganire ayo mafaranga ya Mutuelle y'abantu batanga haja ntabwo nishoboye nta mutungo ufite ndi umufakazi aza ubure bitatu nuyahiga ukayabona nayakuburire uyamuyaje si ikibazo se. Ibitangazamakuru bya TV na Radio 1 byagerageje kuvugisha uyu Bene Gusenga Gilbert Patience, ariko ku biro by'akagari ntibyahamusanze ndetse na telefone ze maginga ya ntiziboneka. Ku rundi ruhande Ndizihiwe Siriake umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kaniga avuga ko uyu sedo yamaze kwandika asezera ku kazi, ariko ngo amafaranga y'abaturage agomba kugarurwa kuko hari n'abagaragaza ibimenyetso by'uko bayamuhaye. Kubera abo twakiriye ku giti cyacu turabakurikirana, hanyuma umukozi we tunavuga nta nubwo ari mu kazi yanditse asezera ku kazi. Umubare wayo uko angana kose bizarangira amafaranga yishyuka, ugasanga abakoresheje mobile money nkoresha icyo ntago wagihakana, ugasanga ro yandikiye akaresi icyo ntiyagihakana. Abo bose rero cyane bikurikirana tureko nta nabandi barimo amafaranga bagomba kugaruka. Cyo abaturage turi kubabwira nk'abo bayatanze akaba atari kwivuza bavuga ko icyo cyakiriye tugikurikirana, ahubwo twamugira inama ko yaba ashatse ubundi buryo yakoresha kugira ngo abashe kwivuza. Kugeza ubu imibare y'abaturage n'amafaranga uyu sedo yakiriye ntizwi neza kuko hari n'abamuhaye amafaranga mu ntoki ku buryo badafite ibimenyetso. Ni mu gihe hari andi makuru avuga ko uyu sedo hari andi mafaranga yanyereje arimo abahawe ibigega bifata amazi n'umushinga wa Green Gicumbi ariko wakabyishyuza, ndetse ngo hari n'umuturage wamuhaye amafaranga yo gusorera ubutaka nayaburirwa irengero. Jean Baptiste Nkurunziza TV1. Kuze cyane mugenzi wacu twerekeza amakuru yacu mu ntara y'Amajyepfo. Abahinga umuceri mu gishanga cya Rugiramigozi barinubira uruganda rwa Gafunzo bahaye toni 117 z'umuceri rukananirwa kubishyura. Daniel Dushimumuremyi arabitugezaho. Ndashonje ntacyo mfite njyana guhaha kandi narahinze amafaranga sinyafite na wa muceri sinkubonye. Toni 117 zifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 60
nizo koperative yitwa Kokari ihinga umuceri mu gicanga cya Rugiramigozi cyo mu karere ka Muhanga yari yahaye uruganda rw'agafunzo rukora mu karere ka Ruhango mu kwezi kwa gatandatu. Ni ukuvuga ko ikiguzi ku kiro kimwe cy'umuceri ari amafaranga 505. N'ibihumbi 280. Uruganda rw'agafunzo rwo ruvuga ko umuceri babuze aho bawugurisha ukiri mu masitoke. Waza kwitegereza ugasanga ibyo batubwira ni nko kutwikiza, kuko niba umuceri barawujyanye bagombaga kuwujyana bafite n'isoko bagiye kuwugurishamo, cyangwa se bakaduha amafaranga bo bagategereza gucuruza igihe bazashakira, cyangwa se ku giciro bumva bashaka kugurishaho, ariko umuhinzi akaba yishyuriwe ku gihe. Barawujyanye mu kwa gatandatu gushira, none ubu bigeze mu kwezi kwa 10. Tekereza kuva rero umuhinzi ahera mu kwezi kwa mbere ahinga akageza mu kwezi kwa 10 atari yabona ifaranga. Gusumva nta kibazo twaba dufite abahinzi. Ikindi kandi impamvu yahari bashobora kudufata uko bishakiye nuko ari umukiriya umwe. Vinarwedo wano bitunganye inkuru, umuyobozi wa koperative Kokari yari yagurishije umuceri n'uruganda rwa Gafunzo. Yabwiye Vinarwedo wano ko yararimo arandikira ikindi kigo ngo kibe ari cyo cyugura. Batwishyure cyangwa se bavuga atakabuza ubuguzi gasubira nyirako, badusubize umuceri wacu tuwurye, kuko nk'uyu munsi ndashonje, ntacyo mfite njyana guhaha kandi narahinze, amafaranga sinyafite na wa muceri sinkubonye, ubwo urumva ahantu ndi hehe. Iki kibazo abahinga mu gishanga cya Rugiramigozi bagisangiye n'andi makoperative. Abagemuye umuceri ku ruganda rwa Gafunzo muri uyu mwaka abeshi barataka ko batarishyurwa. Ku ruhande rw'uruganda rukavuga ko umuceri rwumvikanye na leta n'abayobozi b'amakoperative kugurwa n'ikindi kigo. Ku ruhande rw'akarere ka Ruhango nako kabwiye Vinarwedo wano uko mu gukemura iki kibazo cy'umuceri abahinzi bagemuye mu ruganda rwa Gafunzo, leta yahisemo ko ugurwa n'ikindi kigo kugira ngo abahinzi bishyurwe. Mu butumwa aka karere kahaye ibi bitangazamakuru bw'umuyobozi wako wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere yagize ati: Leta yemeye gukemura iki kibazo biciye muri EAX, aho yemeye gutwara uyu musaruro ugatunganywa n'uruganda wajyanywemo maze abahinzi bagahabwa amafaranga. Minisita Minagiri yasuye akarere abonana n'abahagarariye amakoperative ndetse n'uruganda n'ubuyobozi bw'akarere, hemeranywa ko uyu musaruro uzishyurwa bitarenze ukwakira 2024 maze abahinzi bagahabwa amafaranga. Yongeye ati: EAX izawutwara yamaze kuwusura, hasigaye ko yohereza amafaranga. Ikibazo cyo kuba inganda zitunganya umuceri uhingwa mu Rwanda zarawubura isoko bikaba bigezaho leta ishakira abahinzi ibindi bigo biwugura kandi wari waramaze kugera ku nganda. Uretse abo muri koperative yitwa Kokari bari kukigaragaza ni rusange mu ntara y'Amajyepfo. Intandaro yacyo nuko bavuga ko umuceri uvanze igihugu ugera mu Rwanda uhendutse kurusha uwo bahinga mu Rwanda. Abakenera umuceri bakishimira kugura uva hanze kurusha uwo mu Rwanda. Daniel Dushimumuremyi mu karere ka Muhanga. Namakuru ya TV1 mukomeje gukurikira. Muri ku kwezi kwa 10 kwahariwe ihuriro ry'ubumwe bw'abanyarwanda mu biganiro byahuriyemo abayobozi batandukanye ndetse n'urubyiruko bo mu karere ka Gasabo, harebwa ingamba ndetse n'inzitizi mu guharanira ubumwe n'ubudaheranwa, aho amadini n'imyemerere bigaragazwa nka kimwe mu byangiza indangagaciro na kirazira by'ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda. Hope Sengabo Icyizere adufite inkuru ku buryo burambuye. Nyuma y'amateka kakaye yaranze u Rwanda yanarugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi, hafashwe ingamba zo kureba uko abanyarwanda bakongera kwiyubaka. Nibwo hashyizweho ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda rishingiye ku ndangagaciro. Muri iri huriro rigaruka kuri byinshi byatuma hasigasirwa ubumwe, amadini yagarutsweho nk'imwe mu mbarutso n'inzitizi yo gusigasira indangagaciro z'ubumwe bw'abanyarwanda binyuze mu nyigisho ndetse n'ubuhanuzi bageza ku bayoboke babo batari bake, nk'uko bigarukaho na Bayasesi Bernard, umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo.
ariko si no kudindiza ahubwo wenda bijyana n'uko inyigisho zimwe na zimwe zikorwa. Niyo tuvuze amadini ntabwo ari amadini yose, ahubwo usanga rimwe na rimwe hari ababikora mu nyungu zabo bafite ibyo bagendereye, bigatuma rimwe na rimwe inyigisho bica ari inyigisho ziba zitajyanye n'indangagaciro z'umuco nyarwanda, zigatuma abantu bagira indi myemerere cyangwa se imyumvire itabafasha kuba batera imbere mu by'ukuri bijyanye n'icyo dushaka kubaka mu munyarwanda. Umunyarwanda ugomba gukora, umunyarwanda ugomba kugira imyumvire iri hejuru, umunyarwanda ugomba gukundana na mugenzi we, wa munyarwanda mbese ufite indangagaciro zuzuye. Amadini nayo adahakana uruhare rwayo muri jenoside yakorewe abatutsi no mu kudindiza ubudaheranwa, avuga ko hari abatwarwa n'amarangamutima bagatana bagakoresha inyigisho zabo mu kuyobya abantu, ariko ko biyemeje kubirwanya bashyiraho gahunda zo guhuza abantu. Amadini twagiye tubona hamwe na hamwe hari abayagize bagiye bagira uruhare mu kubiba amacakubiri mu banyarwanda, ndetse n'abagiye bagira n'uruhare mu gutegura no gukora jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Amadini natwe nk'abanyarwanda ntabwo twasigaye inyuma mu bijyanye no kongera kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Twafashe umwanzuro wo gushyira imbere cyangwa guha agaciro cyangwa guha imbaraga igikorwa kijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, dushishikariza abakristo bacu kwitabira ibiganiro biteganyijwe muri icyo gihe, kugira ngo babashe kugira imyumvire iri avanse, bahinduke baba abakristo ariko babe n'abanyarwanda bahindutse bazima. Ibi ni nabyo kandi Dr Bizimana Emmanuel, Minisitiri w'Ubumwe n'Uburere Mboneragihugu, yagarutseho muri iri huriro, avuga ko muri iki gihe hari amadini ateshuka agakora ibihabanye n'indangagaciro z'ubumwe, akora ubushukanyi ndetse n'ubwambuzi, ahasaba abantu ko bahumuka bakamenya uruhare rw'amadini muri jenoside yakorewe abatutsi, bakareka kwizera buhumyi. Mu bita ababwiriza butumwa, ariko abo bantu ugasanga harimo guta za ndangagaciro ndiho mvuga, ugasanga harimo guta kirazira zarangaga abanyarwanda n'umuco wabo, ahubwo hajemo ubushukanyi, hajemo ubwambuzi, hajemo ubusahuzi n'ibindi. Umuntu agashingira ku myemerere y'abantu akabayobya. Isomo rya mbere nuko dukwiye gusubiza amaso inyuma tukareba uburyo amadini, ibikorwa bimwe by'amadini n'abanyamadini byagize uruhare mu gusenya amateka, mu kubaka amateka mabi, mu gutanya abanyarwanda, byabigizemo uruhare. Ni ngombwa rero kubireba urwo ruhare rutabaye rwiza, rutongera kugaruka ngo rukongera kutuganza. Ni mu ihuriro ry'Ubumwe n'Ubudaheranwa ryabereye mu karere ka Gasabo, harebwa indangagaciro zikwiye kwibandwaho no gushyirwamo imbaraga. Kugeza ubu bushakashatsi bugaragaza ko abanyarwanda bageze ku kigero cya 94.7% mu bumwe na 92% mu budaheranwa. Hope Sengabo, Icyizere, TV1. Tugarutse mu ntara y'Iburasirazuba mu makuru yacu. Abacuruzi b'ibiribwa mu murenge wa Mimuri mu karere ka Nyagatare baravuga ko baterwa igihombo no kuba badafite aho bakorera hubakiwe, bakifuza ko ngo bafashwa guhabwa isoko rito ryabafasha kwiteza imbere. Savio Kwizera yaganiriye nabo. Iyo ukoze urugendo ruva Kigali werekeza mu karere ka Nyagatare ukanyura mu ntara y'Iburasirazuba, ku muhanda hagiye hubaka udusoko duto tuzwi nka selling point tworohereza abatashyi muhira guhaha biboroheye. Bisa na hari ikinyuranyo ku bakoresha umuhanda Kigali Nyagatare unyuze mu karere ka Gicumbi, kuko ho utwo dusoko tutahagaragara. Nk'uba abacuruzi bo mu murenge wa Mimuri mu karere ka Nyagatare bakorera ku isantere ya Bibare, ni ku muhanda wa kaburimbo, ariko imikorere yaho irabagora kuko bacururiza hasi. Turacuruza yega ariko dufite impungenge kuba rwose ducuruza nyine imvura itunyagira ukuntu, natwara ukuntu badufasha tukagira natwe nyine ukuntu. Iyo imvura iguye tujya gushaka ahantu twugama, ibintu byacu nyine bikarengerwa
bimwe bigatemba ibindi nyine namwe murabyumva. Hano kwa ducururiza hasi nta bisima dufite biratubangamira. Curuza imineke ya Kabaragara na Goromisheri na Fiya na Poyo. Ikibazo cyaharera iyo abakiriya baje imvura yaguye tubura uko dubasha gucuruza. Hari benshi bahanyura n'imodoka bakabaye bavamo bakabahahira ariko kuba hadatunganije ngo bahatesha agaciro ibituma bacika intege yewe bikaba byanabakururira igihombo. Kuko batwubakiye twabona n'abakiriya bafatika kuko nyine nta nubwo bagenda n'abakiriya bamenya ko nyine tunacuruza. N'imodoka ziduhitaho zijya i Kigali cyangwa iki ariko wenda batwubakiye natwe twagira agaciro. Ariko hasakaye hubakiye harimo n'amatara twageza na 3 z'ijoro. Kuko hano ni kuri kaburimbo imodoka zicaho zigahaha zikagira uruhare ariko izo saha saa 8 n'igice tuba twatashe byarangiye. Cyane rwose bahita bigenda nese nk'ubu ngubu ko ari rya parika hano yareba nta kigenda kiri agahita yigendera ugasanga ntago tubonye amafaranga. Ariko haramutse hagize hasakaye namwe murabyumva nyine twajya ducuruza amamoto amagare byose n'imodoka zajya zihagarara zije kuduteza imbere nyine mu buryo bwo guhaha ibintu tuba dutanditse. Ziyongeraho kuba iyo bugorobye banura bagataha kuko nibabona uko bacuruza mu mwijima bagasaba kubakirwa isoko rito ryabafasha kwiteza imbere. Ahubwo byaba byiza kubyo natwe kuko iyo bigeze ku mugoroba batagira nk'urumuri usanga nyine ari ikibazo ariko baduhaye amatara byadufasha tukaba wenda natwe twaba nyine twacuza twageza nka 3 kuko hano ni mu mujyi tugeza saa 1 n'igice tukaba turatashye kuko ni mu mwijima. Byo twadusaba twa nuko batwubakira agasoko bakadushaho nabira bisima bakoze cyane n'amatara yani mugoroba kuko iyo bigeze ku mugoroba ducana amatoroshi. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare butangaza ko nabwo bubona ko bene aya masoko mato akenewe kuri uyu muhanda Nyagatare Gicumbi bityo ko abacuruzi n'abakenera guhaha bashonje bahishiwe. Bwana Gasana Stephen ni umuyobozi w'akarere ka Nyagatare. Nibyo koko uyu muhanda maze kuzura hari abantu rero hagomba bigaragara ko hakeneye kugenda hashyirwa udusoko kugira ngo abantu babe bashobora kuhakorera ibikorwa by'ubucuruzi. Natwe ni ibintu tubona ko ari ibyangombwa turaza mu gihe kiri imbere kugenda tureba ko dushobora kudushyira. Ntabwo navuga ngo nemeje ko ari ibare kubera ko hariho santire nyinshi, ari santire ya Cyabayaga urabona ko ari santire n'ibikorwa byinshi, ari Mirama, hari n'abibara aho ngaho wavugaga. Ubwo rero tuzakora isesengura tureba kwiriye gushyirwa agasoko twari tugenda tudushyira. Mu gihe aya masoko matazaba amaze kubakwa usibye gufasha abacuruzi kwiteza imbere bizanafasha gucuruza ibyujuje ubuziranenge bifite isuku ihagije binakurura abaguzi. Savio Kwizera, TV1. Hari abageze mu zabukuru bavuga ko mu migenzo n'imiziririzo yo hambere iyo abagore ngo babiri barwanaga umwe akagwa hasi undi akamujya hejuru ngo wabaga ari umuziro ndetse mu bice bimwe na bimwe byo mu karere ka Rusizi baracyabigenderaho dore ko ngo iyo byabagaho byasabaga ko umuntu anywa umuti wa Kinyarwanda bitaba ibyo bakicwa n'imiziro. Alfred Ntakirutimana arabitugezaho. Mu Rwanda rwo hambere ngo iyo umugore yashyamiranaga na mugenzi we ngo bararwanaga ariko bakirinda ko umwe ashobora kugwa hasi undi ngakamujya hejuru. Ngiyo byabaga bigenze gutyo ngo byasabaga ko bose bajya kunywa imiti kugira ngo bongere basubirane n'abagabo babo ngo babirengaho bakicwa n'imiziro. Bamwe mu baturage twaganiraho mu karere ka Rusizi bagaruka cyane ku kuba ngo nta mugore n'umwe washoboraga gutinyuka kurwana na mugenzi we ngo abe yamujya hejuru. Ngo iki cyari ikizira kinaziririzwa cyane. Ibyo nyine ibiki abamurongoye wo hejuru abarongoye wo hepfo wa hasi noneho rero bamwe imiti nyine bajya kuri uwo mugore nawe mbwira ntabwo bikubwira nyine uri ibiki iyo abagore barwanye umwaka akarya akagarama hejuru y'undi nawe ni nk'uko mu muzira akiri ikibiti cyawe nuya n'abagore b'indaya umugore w'indaya yari yarwanye ni umugabo akabagarama hejuru agira mfite umwana wari umugore yarwanye n'undi bagaramana hejuru baza kubimbaza nimujye gusaba uwo mugore umuti rero iba barawunyoye iba batarawunyoye ntabwo sinongeye kubaza umwana baracyariho barahari batuye he ubwo barawunyoye uya muri yagaramye hejuru oya abagore babiri barwana bakaryamana hejuru banywa umuti rero n'umuziro ukomeye cyane babarongoranye ni kimwe nuko
abagore babiri barwana umwe akajya hejuru y'undi bakagaramanaho nabwo kugira ngo bongere begere abagabo babo bombi ni ukuvuga ko bagomba kubaga ihene ahandi bagomba kwigegesera mu buryo atagomba kugarama hejuru y'undi cyangwa se niyo bafata nyine bakarwana amutura hasi kiziye kuba yamujya hejuru iyi hene babagiye aho ngaho niba barwaniye hano umugore akura mugenzi we ubwo ni ukuvuga ko azanye n'umugabo paka iriya hene ni ukuzayizana bakayibagira aho ngaho kirazira kuba umugore yajya hejuru yigenza kuba amutura hasi ariko yirinda kuba yamujya hejuru ugasanga ari kumunigira hasi ari hano ku ruhande undi agaramye akajya muniga ari ku ruhande atamujya hejuru ubundi bikora abatagira abagabo kugira ngo burire abafite abagabo nyine ngo abagabo babo babanje nuko mbyumva ni ukuvuga ngo umugore udafite umugabo ajya kurwana n'umugore ufite umugabo arwana amwurira nyine kugira ngo bazirane n'uwo mugabo disahita batandukanye mu buzima bwa nta mugore muratongana sinahakana ko tutaratongana ariko akenshi sinkunze gutongana ariko ntabwo namwegera nyine nubwo ntafite umugabo sinamwegera abagore barwana nabi nubwo aba twaganiriye nta n'umwe wigeze utwemerera ko hari aho aherutse kubibona icyo akora mwe ni imigenzo ndetse n'iyi mico ikunze kurangwa cyane cyane mu bice by'icyaro naho mu bice by'umujyi uba usanga ibyo byitwa imigenzo ndetse n'imiziririzo nta n'icyo biba bikibabwiye na cyane ko ibi ngibi babifata nk'ibya kera kuri ubu aho iterambere rimaze gusakara mu Rwanda hose ibi nta gaciro bigihabwa mu karere ka Rusizi nari Ntakirutimana Alfred TV1 mwakoze cyane kubana natwe muri aya makuru dusoreje aha bakoze kandi abanyamakuru ba TV1 bayagizemo uruhare nje mwabanye ndipisa gahozo mukomeze kugira ibihe byiza